Uyu munsi igihugu ubwacyo cyamaze kuburira abantu bose binjiye muri kampani ya TMP yuko iyi kampani idafite uburenganzira bwo kwakira amafaranga y'abashoramari. Ongeraho ati binyuze mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibi birashimangira yuko kampani ya TMP Marketing Limited idafite ubwo burenganzira yo ivuga yuko ifite. Ntabwo TMP Marketing Limited ifite ubwo bubasha bwo kwakira amafaranga y'abashoramari hagamijwe gutanga inyungu cyangwa se hagamijwe inyungu. Ikigo cy'ubugenzacyaha RIB gisobanura yuko piramide zitemewe. Ibi biraza guhita bitwinjiza mu gusobanukirwa neza imikorere ya TMP, aho turi buze gusanga iyi TMP ishingiye kuri piramide neza 100%. Muzi ko piramide zitemewe, sibyo? Piramide ntizemewe. Piramide ni iki? Ni biriya bikorwa by'uruhererekane rw'amafaranga, ngo kanaka ngo nkakwinjizamo ugatanga ya undi akinjizamo undi akinjizamo uyu. Ibyo bintu ntimubizi? Ntitwabwiye abantu ko ibi bintu bitemewe, mugende mubambarize kuki mukibijyamo. Iyi video umaze kureba ni imwe mu zikubiyemo ubutumwa umuvugizi wa RIB atanga buri munsi, aho aburira abantu kutishora muri business nk'izi ngizi cyangwa kampani nk'izi ngizi ziza zivuga yuko zitanga amahirwe yo kuba abantu bashoramo bagakoreramo amafaranga binyuze mu mafaranga bashoyemo. Ariko we nk'umuntu uzi ko ibyo bigo bihari, afashije iki abaturage ngo wenda mu mikoranire y'inzego n'izindi? Avuga ati rero ubwo twe tutapfa kubamenya, Rwanda Revenue muturebere, baturage bafite amakuru mutubwire ibigo mugana, tubarebere niba twarabahaye ibyangombwa cyangwa ari abamama. Ese ubundi uyu munsi TMP ihagaze ite? Niki abayikoresha bayivugaho? Mu mezi abiri mazemo TMP nabonye ari umuryango mwiza ushobora kuzageza abantu benshi ku iterambere, kuko nimba basura batishoboye, nabonye naho batanze ibikoresho by'abana mu mashuri. Agenda mbona nko guca ubushomeri ku rubyiruko no ku badamu bafite ubushake bwo gukora. Uretse umurimo TMP itanga, harimo ubwizigame bubyara inyungu, harimo guhuza abaturage hagamijwe guhanga umurimo ubyara inyungu. Wibuke akenshi iyo Capital Market Authority Rwanda cyangwa se Central Bank ibyivanzemo, izi platform zihita zifunga. Mu bihe byashize twagiye tubibona nk'iyitwa STT 30 ubwo zazaga, hari impagarara zateje muri rubanda, bityo hari n'ibihombo byinshi byagiye bigera ku bazinjiyemo. Iyi kampani ya TMP nge nyimenya nayimenye mu mwaka washize, kugeza uyu munsi abayinjiyemo baracyayikoreramo amafaranga. Ariko nanone ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi wowe wayinjiyemo ufite ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko CMA izwi nka Capital Market Authority yamaze kubyivangamo. Mu itangazo riheruka gutangwa na Capital Market Authority ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4, ahangaha Capital Market Authority yashyize iryo tangazo ku rukuta rwayo rwa X. Ni itangazo ryagiraga riti: urwego rw'u Rwanda rugenzura isoko ry'imari n'imigabane ari rwo CMA ruramenyesha ko TMP Marketing Limited idafite uburenganzira bwo kwakira amafaranga y'abashoramari hagamijwe inyungu binyuze mu buryo ubwo ari bwo bwose. CMA cyangwa se Capital Market Authority iramenyesha kandi ko TMP Marketing Limited idafite uruhushya rutangwa na CMA cyangwa Banki Nkuru y'u Rwanda ariyo BNR. Mu gika cya kabiri cy'iri tangazo, Capital Market Authority yakomeje isobanura yuko mu gihe hari ikigo cyangwa umuntu bashishikariza gushora amafaranga, murasabwa kugira amakenga no kubanza gushaka amakuru ku nzego zibifitiye ububasha bwo kugenzura ibikorwa by'imari mu Rwanda. Ubwo ni ubutumwa bukubiye mu itangazo ryatanzwe na Capital Market Authority. Gusa nubwo bimeze bityo, hari benshi batakomeje kubivugaho rumwe. Benshi mu basomye iri tangazo barashaka gusobanukirwa koko niba iyi kampani ya TMP ari uko itemewe cyangwa se mu by'ukuri ari uko idakora imirimo yemewe.
Uwitwa Jean Pierre mu butumwa bwe yagize ati mwadufasha mukadusobanurira niba ikibazo ari uko badafite ibyangombwa cyangwa imirimo bakora niyemewe. Ikibazo cya Kwizera buri wese yakibaza. Kwizera yabajije impamvu abona ibinyamakuru biyamamaza ndetse akaba akomeje kubona bafungura amashami ahantu henshi hatandukanye. Ese ni gute kampani nk'iyi ngiyi ishinzwe kudakora ibikorwa byemewe iza igakorera ku karubanda kugeza ubwo abantu bo ubwabo basigara bibaza ati kuki mutabafata se? Gusa nubwo bimeze bityo hari abadaca uwakaniye kampani ya TMP bakomeje kugenda bavuga yuko bazabajya bakicuza nk'uko bariye abandi muri STT. Baragira bati ni nka STT, kandi mu by'ukuri koko iyo urebye imikorere y'iyi ngiyi mu kwamamaza n'uburyo STT yamamazaga ubona byose bimeze kimwe. Ugiye gutekereza cyane ushobora gutekereza yuko ba nyiri TMP Marketing Limited ari nabo bari ba nyiri Super Free to Trade. Iyo bimeze bityo rero utitaye ngo nuko yamamajwe n'ibinyamakuru nka Radio 10 ushobora guhita wowe wibwira icyari cyo no kumenya icyiciro ugomba gushyiramo iyo platform. Mu by'ukuri ni ingenzi cyane kwitonda no kumenya ahantu ukorera ishoramari kubera yuko akenshi usanga izo platform ushaka gukoreraho zishingiye kuri pyramid, kandi mu by'ukuri pyramid bakomeza bakubwira yuko mu Rwanda zitemewe. Akenshi pyramid nawayigiyemo ngo ayungukiremo, pyramid abenshi bazijyamo bazihomberamo. Niba ushaka gusobanukirwa byinshi mu kumenya uko pyramid zikora, jya muri comment wandikemo ati ahazaza h'isi hari mu biganza byawe.